Nongeye kubasuhuza mwe mwese mukomeje gutega amatwi Radio Maria Rwanda ijwi rya Gikristo rigorekeza aho uri hose. Tugize umwanya w'ikiganiro agaseke k'ubumenyi, nitwa Hakizimana Faustin, ariko nkuko mubimenyereye ndi kumwe na Padiri Theophile Niyonsenga, umupadiri wa Diocese Gatolika ya Nyundo ukorera ubutumwa mu gihugu cya Espagne, dufasha muri iki kiganiro. Padiri, turagira ngo tubahe ikaze kandi tunabifuriza icyumweru cyiza cy'impuhwe z'Imana. Padiri, murakoze, nanjye ndabaramukije Pasika nziza, kuko turacyari muri ya minsi 8 ya Pasika dusojeje uyu munsi. Nubwo tugiye gukomeza igihe cya Pasika, ni icyumweru cya kabiri cya Pasika, icyumweru Mutagatifu Papa Yohane Paul wa II yifuje ko cyaba ikimpuhwe z'Imana, kandi koko nibyo. Mwese icyumweru cyiza. Yego, murakoze cyane. Nkuko mwabitumenyereje rero, tumenyere ko iki kiganiro dutangirana n'isengesho. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amina. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima y'abakwemera bagukunde, wohereze Roho wawe, byose bibe bishya, isi ibone guhinduka. Dusabe. Mana wamenyesha abakomera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Nyagasani utwiyoborere, Roho wawe natuyobore kugira ibyo tuvuga, ibyo dukora, ibyo dutekereza n'ibyo tugamije byose bituruke kuri wowe Nyagasani, kandi bituganishe kuri wowe ubwawe, bitwubakire n'ubuvandimwe nyabwo, kuko ubwami n'ububasha n'ikuzo ari iby'awe Nyagasani Yesu Kristo, ubu n'iteka ryose. Amen. Amina. Murakoze cyane Padi. Ubushize ubwo duheruka gukora ikiganiro, twakoze ikiganiro kivuga ku rupfu rwa nyir'ubutungane Papa Francisco witabye Imana tariki 21 z'ukwezi kwa 4 2025, ni ku munsi wa mbere wa Pasika. Nyuma y'icyo kiganiro rero, abantu bagiye babaza ibibazo bitandukanye, hari abagarutse ku buryo urupfu rwa Papa rutangazwa. Turagira ngo ari naho duhera Padi. Ubundi urupfu rwa Papa rutangazwa gute? Bigenda bite? Murakoze kumbaza kuri iki kibazo. Twari twabivuzeho, wenda twabigarukaho wenda gatoya. Urupfu rwa Papa, wenda mbere yuko mvuga nuko rutangazwa, Papa ni umuntu waremwe mu ishusho y'Imana nkatwe, ufite wavutse, arabatizwa, ahabwa n'andi masakaramentu, aza guhabwa isakaramentu ry'ubusaserdoti, urwego rw'ubudiyakoni, rw'ubupadiri ndetse n'ubwepiskopi, kugera hatorwa abapapa. Bityo rero nawe nk'uko avuka nkatwe, nawe yitaba Imana nkatwe, nawe mbese aba ari mu rugendo. Iyo yitabye Imana, urupfu rwe rutangazwa n'ukuriye uwo atora, wahitamo kugira ngo abe umuntu wo mu rugo iwe, uwo bita Cardinal Camerleng, niwe utangaza urupfu rwa Papa. Ariko iyo nubwo abitangaza nko mu rwego rwa Kiliziya ku buryo bwo ku mugaragaro, uburyo urupfu rwemezwa n'abaganga, twese turabizi. Umuganga aravuga ati umurwayi nari mfite, hakuriya nyine Papa Francisco yagiye mu bitaro, turabizi. Muganga akavuga ati yewe umurwayi nari mfite witwa kanaka birarangiye, yitabye Imana. Ubwo akabibwira bene wo. Yego. Niba ari Papa, ubwo noneho bakabitangaza, mbese rwemezwa na muganga ariko bigatangazwa na bene wo. Ni kimwe natwe mu miryango yacu, iyo umuntu ari ku bitaro bakavuga batashizemo umwuka, biranze, yitabye Imana, abaganga babyemeje, ba nyiri wa wundi witabye Imana, nyiri nyakwigendera, nabo bavuga bati yewe kanaka yitabye Imana. N'urupfu rwa Papa rwemezwa na Cardinal Camerleng. Ingenekereje mu Kinyarwanda ni umukuru w'inzu ushinzwe urugo, inzu kwa Papa. Twakoresha ikigereranyo tuvuga tuti nka kwa kundi mu bukwe iwacu, ugira urubanza, ugira ubukwe, kavuga uti yewe uwo ndasiga ku rugo rwanjye, uranyakirira abashyitsi,
akabamenya, akabaha ibyicaro, akabaha amazimano, akamenya kubaherekeza. N'uyu nguyu ntacyo umuhisha, aravuga uti dore ibintu birahana, dore ibikoresho birahana, mbese uba umwizeye. Na papa rero buriya kiliziya ni famiye, kiliziya ni umuryango w'abana b'Imana. Na papa afite kuriye uwo yizera ati ushinzwe iyi nzu yanjye hano ntuye, n'uwo bita Karidinali Kamerlenge, ariko abitangaza ku mugaragaro nyuma y'ibi bikurikira ngiye kuvuga. Aragenda akamukoraho gatatu, amuha umugisha. Tuzi ko umugisha w'igisagirane utangwa ku buryo butatu, umugisha umugari urambuye. Haramuhamagara, iyo abaganga babyemeje bati amaze kwitaba Imana, n'ubundi amuhamagara azi ko ataritaba, azi ko yitabye Imana. Ariko muzi ko no muri batisimu umwana ugiye kubatiza hari n'igihe uzi izina rye, ariko ukongera ukarivuga kugira ngo Imana iryandika mu gitabo cy'ubugingo. Ukarisubiramo yewe no ku ifishi bigaragara. Ariko wowe ubatiza, wowe musaseredoti, ukabaza ababyeyi uti umwana mwahisemo kumubatirisha irihe zina, bakarisubiramo. Ntabwo ababyeyi bakubwira ngo waryisomeye ngibyo urabifite, oya, ni ukugira ngo Nyagasana ryumve ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Na Karidinali Kamerlenge rero ushinzwe inzu ya papa ahamagara ubugira gatatu, amuhamagara ubugira gatatu, ariko akamuhamagara mu izina rye rya batisimu. Ntabwo ahamagara ngo Papa Francisco. Buriya akitaba Imana yamuhamagaye George, yamuhamagaye ubugira gatatu, ntiyitaba. Ahita atangaza ati vere papa mortus est, mu Kilatini, ukuvuga ngo koko mu by'ukuri papa, ni ukuri papa yitabye Imana. Ubwo agahita abimenyesha ukuriye leta ya Vatikani. Tuzi ko papa aba ari we nka perezida wa Vatikani, ariko agira navuga najya kuvuga nka secrétaire d'État. Ni nk'uko wavuga uti umwami akagira na minisitiri w'intebe mukuru ukuriye leta ya Vatikani. Uriya Karidinali Pietro Parolini. Ku cyabimumenyesha ni ukugira ngo uwari ukuriye leta ya Vatikani abimenyeshe abahagarariye ibihugu byabo i Vatikani, mbese abo twita abambasaderi. Ubwo bakajya noneho ku bitangazamakuru ahabugenewe, natwe bikatugeraho. Mbere ariko iyo akimuhamagara kumva ntiyitabye, agatangaza ati yitabye Imana, hakurikiraho iki? Ni ugusenga, birumvikana. Hakurikiraho gusenga, bambaye noza violet, ririya bara twambara mu gisibo. Bagakora isengesho ryihariye. Papa Mutagatifu Yohani Pawulo wa kabiri yari biteganyije uko bigenda. Noneho nyuma y'iryo sengesho ryihariye bakamwambika imyambaro y'umutuku, wenda turaza kureba impamvu yabyo, igishura gitukura na etwari itukura. Noneho bagashyira umurambo ahagaragara, hakunze kuba muri shapeli cyangwa se muri salo ya papa. Bari hafi muri urwo rugo bakamusezeraho, banamusabira, nyuma bakazamujyana, bagasashyira ikiriba umurambo ku mugaragaro muri bazilika nkuru nyine. Ahubwo padi, tukiri aho ngaho, kuki bamwambikiye imyenda itukura kandi tuzwi ko wenda abadaho w'Imana? Mvuze ko wa Karidinali Kamerlenge akitangaza ko yitabye Imana, mu isengesho rya mbere bakora aba yambaye violet. Abakardino baba bambaye violet, ariko mu kumushyingura bamwambika imituku kubera ko ni uguhorwa Imana. Tuzi ko Petero yahowe Imana. Kandi buriya ntago papa simbura undi, buriya ntago tuvuga ngo Papa Francisco yasimbuye Papa Benedict wa 16. Oya. Papa ni umuzungura wa Petero, yicaye ku ntebe ya Petero. Mu mvugo inoze ni Papa Francisco ni umuzungura wa Petero. Intebe ya Petero yayimazeho imyaka 12,
akaba akurikira Papa Benedicto wa 16. nawe wari umuzingura wa Petero. Nawe wari umuzungura, wari umusimbura cyangwa se wicaye ku ntebe ya Petero. Ntabwo papa asimbura undi papa, ahubwo papa asimbura, azungura, yicara ku ntebe ya Petero. Ni nk'aho aba ari Petero wa mbere, wa wundi tuba dufite ubu ngubu. Yego. Ibindi rero bikurikiraho nyuma yo gukora iryo sengesho ryihariye bambaye violet, impeta ya papa bayimukuramo. Impeta ya papa bayimukuramo, bayita pescatorium, impeta ya papa. Ndetse bakayimena, ntago bayibika. Bagomba kuyimena nyine kugira ngo byangirike, irangire kuko pontifika ye ni kuvuga ngo mumbabare nkoresheje mu ubwami bwe nka papa buba burangiye. Habaye igihe twinjiye mu gihe cyitwa igihe tudafite papa, sede vacante. Tukiri aho ngaho padi, kuki iyo mpeta ye bayimena, kuki batayibika ngo bayimushingurane? Bayimushingurane. Ubundi bifite amateka maremare. Kwa kundi mwambazaga muti kuki papa we bamushyingura bamwambitse igishura gitukura, no kubera ko Petero wa mbere yahowe Imana n'intumwa zose zahowe Imana uretse Yohana. Ndetse papa akaba ari umuhamya w'ikirenga wa Kristo, kandi guhamya nubwo abadapfuye yahowe Imana aba yiteguye ko agomba kwitanga, akaba yapfa kubera ingoma ya Kristo, akemera akayizira, akaba yayihorwa. Yego. Ubwo nayo ngarutse kuri kakandi ka mbere kugira ngo ako ntasobanure ngasobanure. Njye ku kibazo noneho kuki bamena iyo mpeta ya papa, no kubera iki? Yego. No kubera ko mu mateka no mu ruregano rwa Kiliziya nta impeta ya papa, impeta bayita impeta y'umurobyi. Kumwe Yezu yabwiye Petero ati, Petero nkurikira nzakugira umurobyi w'abantu. Ndumva biri muri Luka umutwe wa 4. Nzakugira umurobyi w'abantu. Niyo mpamvu bita impeta y'umurobyi, urobera abantu Imana kugira ngo bakurikire Imana, bakurikire Yezu Kristo. Yego. Ntabwo abereyeho kwishakira amajwi, amashyi, amakuzo n'ibindi, ahubwo abereyeho kwereka abantu Kristo aho umukiro uri n'umukiza uwo ari we. Bityo rero kubera ayo mabanga y'ijuru akomeye ashinzwe, yego, impapuro yasinyaga, ibyemezo yafataga, ibyangombwa yasinyaga, yabikoreshaga impeta yabaga irimo amazina ya papa, kandi irimo ari nk'ikashi ku buryo ahina igipfunsi agateraho. Muri imagina, muratekereza umuntu yambaye impeta, yego, iriho ikashi, ikoze mu ikashi irimo amazina, irimo n'ibindi bimenyetso yifuje ko bijyamo bijyanye n'intego ye. Noneho ugahina igipfunsi, ugashyira nko muri wino, ugahita utera ku mpapuro, ku buryo hari n'igihe hazagamo n'intoki nk'ibikonjo inyuma ku ntoki, ugatera n'intoki zikazamo, ariko na ya kashi ikagaragara. Bityo bikaba bibaye nko gutera igikumwe. Niko kera abapapa basinyaga. Kugira ngo rero hatagira undi wazana amanyanga wagiye gusinya kandi ingoma ye mbese igihe cye nka papa kirangiye, byasabaga ko bayimena kugira ngo hatagira uwasinya indi dokima amwiyitirira, amubeshyera. Ndetse na n'ubu byarakomeje, iyo mpeta barayimena nubwo aba atari ifite ikashi, kugira ngo byerekane ko twinjiye mu kindi gihe gishya, dutegereje papa wundi. Yego. Bagafunga n'icyumba cye, atari icyumba araramo gusa, ahubwo ibindi byumba, biro ye, amadosiye, birimo amadosiye yihariye. Mpamvu namwe umuntu uyobora Kiliziya y'isi yose hari byinshi, amabanga menshi abamugeraho, aba agomba gucunga umutekano wayo, ubuzima bwayo. Yewe hari na nk'urugero, niba se afite ku meza ye
abarimo kwiga dosiye zabo baba bepiskopi ejo hazaza. Yego. Umuntu akaba yabitangaza biguyeho. Niyo mpamvu Kamarlenge wa Kardinali ushinzwe inzu ya Papa ahita afunga burundu cya cyumba na bya byumba byihariye birimo inyandiko za Papa, bikazinjirwamo na Papa mushya wenyine. Yego. Papa mushya uzatorwa niwe wongera ukingurirwa akahinjira akinguriwe na Kardinali Kamarlenge wahise ahibikura imfunguzo. Noneho akabona kureba amadosiye yari akiri mu nzira ayihutirwa. Ugomba gusobanura impamvu iyo mpeta bayimena ko yabaga ari nk'ikashi. Yego. Nk'uko ari nka Repubulika irangiye mu mbabarire hakaza indi, ubwo nkoresheje imvugo y'ubu ngubu. Murakoze cyane. Tugarutse kuri nyir'ubutungane Papa Francisco witabye Imana, yahisemo ko azashyingurwa hanze ya Vatican muri iriya Bazilika Sainte Marie Majeure. Padi, twakwibaza tuti ko tuzi cyangwa se tumenyereye ko abapapa benshi bashyinguye i Vatican, kuki we yahisemo gushyingurwa hanze ya Vatican? Papa Francisco yahisemo gushyingurwa hanze ya Vatican, ariko nanone muri Bazilika. Sinuko nabigenekereza mu Kinyarwanda Sainte Marie Majeure ni nka Bikira Mariya mukuru. Bikira Mariya n'umwe mu Kinyarwanda kiza ni Bazilika nkuru ya Bikira Mariya. Ni Bazilika nkuru ya Bikira Mariya, ntabwo ari umukuru Bikira Mariya, ahubwo ni Bazilika nkuru ya Bikira Mariya, kuko niyo Bazilika ya mbere yeguriwe Bikira Mariya. Niyo mu kinyejana cya kane mu myaka muri 460 gutyo cyangwa 431, nibeshye muri za 431, ariko hakaba muri iyo Bazilika hari ishusho nini cyane nziza, iyo bita image byzantine, igaragara ku rukuta winjiyemo iri ibumoso. Yego. Papa Francisco yakundaga kureba uburyo iyo shusho imeze, uko Bikira Mariya areba ni ishusho, ariko burya ishusho ikugeza ku ishushanya. Yego. Ni nk'imfashanyigisho, hatagira ugira ngo ishusho ngo irimo Bikira Mariya ngo ni presence réelle. Oya. Iyo mbonye ifoto yawe inyibutsa wenda nk'ibihe twabanyemo, niba twari turi duhabwa amasakaramentu, niba twari mu bukwe. Iyo mbonye ifoto yanjye wenda ndi muri segonderi, inyibutsa ibyo bihe bya segonderi niga amashuri yisumbuye. Nabona agafoto nsindira Ukarisitiya ya mbere kakangeza hahandi ndi umwana mutoya. Kimwe rero na Papa afite uburyo yarebaga iyo shusho ikamufasha mu gusabanira mu mubano we n'Imana, ariko anyuze kuri Bikira Mariya. Ndetse abapapa batari bake iyo bagiye gufata ingendo hanze ya Roma cyangwa gufata ibyemezo bikomeye, abenshi bakunze kujya muri iyo Bazilika bakitura umubyeyi Bikira Mariya ngo abamurikire. Kandi turazi ko no mu bukwe bw'Ikana yongoreye abantu ati cyababwira mu gikore. Yego. Muramenye murega gatuza ngo mufunge umutwe usange nimba sabira nimba takambira murasuzuguye kandi ari ku nyungu zanyu. Icyababwira mu gikore. Kandi uwo mubyeyi rero iryo ni ijambo ry'Imana, ntago agenzwa n'ibiryo n'ibinyobwa. Yego. Ntago ari byo yabasabira gusa ngo abure gusabira ubugingo bw'iteka, ubutagatifu, ubutungane ababwifuza. Niyo mpamvu Papa iyo agiye gufata ingendo hanze anyura muri iyo Bazilika agakora isengesho imbere y'iyo shusho, agatura umubyeyi Bikira Mariya urwo rugendo, ndetse agasabira hahandi agiye, ari nako asabira abasize i Roma, kuko ni n'umwepiskopi wa diyoseze ya Roma.
iyo bazilika rero iri ku birometero 5 cyangwa 6 uvuye kuri bazilika nkuru ya Mutagatifu Petero i Vatikani, ariko hose ni mu mujyi wa Roma. Nicyo, ariko si we wenyine, yego, ntabwo ari we wenyine. Hari abandi bashumba ba kiliziya bayishyinguyemo. Buriya tuzi ko Papa Francisco ni Papa wa 266, yari wa 266. Yego. Igitangaje nuko abashyinguye muri bazilika ya Mutagatifu Petero muri Vatikani batarenze 90, ni nka 1/3. Ni 90, ntago ari we wa mbere. Nababwira nka bamwe na bamwe bashyinguye ahandi batari no muri bazilika. Hari nk'abapapa bashyinguye i Roma ariko atari muri bazilika ya Petero. Yego. Hari ushyinguye mu Budage, hari abashyinguye mu Bufaransa. Wenda mu gutanga ingero navugamo bakeya, yego, kuko bose siko nabibuka mu mutwe. Nka Papa Pio wa 9 ajya kutwegera cyane. Muzi ko Pio wa 10 yagiyeho mu 1903. Mbese ivanjiri yari maze imyaka hafi 3 igeze mu Rwanda. Igeze iwacu. Igeze iwacu. Kuko Pio wa 9 yakurikiwe, ntabwo mvuga yasimbuwe, oya. Pio wa 9 nk'umuzungura wa Petero yakurikiwe na Leone wa 13, Papa Leo wa 13. Leo wa 13 niwe buriya wohereje abamisiyoneri mu Rwanda. Papa Leo 13 niwe wohereje abamisiyoneri mu Rwanda, kuko Papa Pio wa 9 yagiyeho mu 1846. Yitaba Imana mu 1878. Yego. Hakurikiraho Leone wa 13 ajyaho mu 1878. Akurikira nyine Pio wa 9 yitaba Imana mu 1903. Hazaho Pio wa 10. Pio wa 10 ni wa wundi wemereye abana bato bazi gutandukanya ibiryo bisanzwe n'Ukaristiya, abemerera kwegera ameza matagatifu y'Ukaristiya, icyo twita gutsindira Ukaristiya cyangwa se guhabwa Ukaristiya bwa mbere. Muri abo mvuze, Papa Pio wa 9 buriya ntabwo yabanje gushyingurwa muri bazilika ya Petero, nyuma bamujyana muri bazilika ya Mutagatifu Paulo iri hanze ya Roma rwose, aho Paulo ashyinguye. Kuko yakundaga Saint Paul cyane, yari yarabisabye. Baza kubibona nyuma ko bari barabyibagiwe, bati burya mbese kuko hari umutekano muke, baza gufata umubiri we bawushyingura, ushyinguye muri bazilika ya Mutagatifu Paulo. Na Leo wa undi wa 13 umwe watwoherereje inkuru nziza, yego, abamisiyonari, nawe ashyinguye muri bazilika ya Mutagatifu Yohani Jean de Latran, ariyo katedrali ya Papa nako y'umwepiskopi wa Roma. Reka nsobanura ibintu kubyumva byasa n'ibigoye gatoya. Buriya buri mwepiskopi agira katedrali, icyicaro cye nk'umwepiskopi. Yego. Dufite bazilika ntoya ya Kabgayi, aho ni icyicaro cy'umwepiskopi. Dufite katedrali ya Nyundo, aho ni icyicaro cy'umwepiskopi wa Nyundo. Dufite katedrali Saint Michel, ni icyicaro cy'umwepiskopi Cardinal Archevêque wa Kigali. Yego. N'ahandi hari, mbese hose hari katedrali, icyicaro cy'umwepiskopi, ahari intebe y'umwepiskopi. Yego. Buriya Papa kuko aba ari n'umwepiskopi wa Roma, aba ari evêque wa Rome, agira katedrali ye nk'umwepiskopi wa Roma, wa diocese ya Roma. Yego. Niho habera misa y'amavuta matagatifu, messe chrismale. Yego. Niho hatangirwa ubusaseredoti cyangwa araha ubwepiskopi nk'uramufasha uramwungiriza,
nka vikere generale waba ari umwepiskopi, niho aba arahuriza abapadiri be ba diyoseze ya Roma, bibera muri katedrali ya musenyeri wa Roma nubwo ari papa, ariyo bita Saint Jean de Latran. Bityo rero Papa Leon wa 13 we yaravuze ati nishimiye ko ndi umwepiskopi w'idiyoseze ya Roma, yego ni papa ariko mu nkingure muri ya katedrali yanjye nk'umwepiskopi. Papa Clement wa 14 we yabayeho mbere mu 1769, yitaba Imana mu 1774. Murumva ni kera cyane, mu kinyejana cya 18. Ni kera. Washyinguye muri bazilika ya y'intumwa, hari i Roma hari bazilika yitwa Les Saints Apôtres. Yego. Iri Roma hanze rwose hirya ya Sainte Marie Majeure, hano twavugaga ariko hirya cyane. Noneho Pio wa 10, Papa Pio wa 10 wa undi nababwiraga uwemereye abana ko batsinda Eucharistia. Hari ni seminari ya Nyundo ya Mwisunze, SMPDC, seminari ntoya. Yego. Turamuzi cyane kuko yahise aho ingufu nyinshi abamisiyoneri guhera mu 1903, apfa intambara ya mbere y'isi yose itangira mu 1914. Ntago umubiri we uri hasi hamwe n'aho abapapa bandi bashyinguye, ahubwo uri muri bazilika ya Petero, yego, ariko ahagana hejuru, ku buryo mw'ibi bihe Papa Francisco yararembye cyane. Hari igihe yasohotse ndetse yambaye imyenda isanzwe, bamusunika mu kagare, agenda asengera kwiyomva ya Mutagatifu Pio wa 10. Yego. Nawe ntagashyinguye by'umwihariko aho abandi bashyinguye. Ni ingero ni nyinshi mu Budage naho. Papa Clement wa 2, Clement wa 2 we no wa kera cyane mu 1046 mu kinyejana cya 11. Ni papa wamaze umwaka umwe gusa. Yego. Ashyinguye muri katedrali yo mu Budage kuko yagiye haba ibibazo by'intambara apfirayo. Bamushyingurayo. Yego. Mu Bufaransa hari papa witwa Gregory wa 11 niho ashyinguye. We niwo mu 1370 yitabye Imana mu 1378. Hari Papa Clement wa 5 niwo mu 1503 yitabye Imana mu 1314. We nawe ashyinguye mu Bufaransa. Rero ntago ari Papa Francisco gusa, biterwa umwepiskopi wa Roma ariwe papa ashobora guhitamo ahashyingurwa bitewe n'amateka y'ubukristo bwe, bitewe n'icyerekezo yafashe cy'ubushumba. Dore ko nka Papa Francisco intego ye ijyanye n'ayo avanje ivuga ngo aramwitegereza, yumva aramukunze, amugirira impuhwe. Nawe yaravuze ati nzagira amahirwe bankingura aho ngaho, umubyeyi Bikira Mariya ajya ndeba n'impuhwe maze anyakire. Yego. Ahubwo Padi, uvuze bazilike de Saints Apôtres iri i Roma, bintera kwibaza, ese bazilika buri gihe aba ari katedrali cyangwa ishobora no kuba bazilika atari katedrali? Icyo ni ikibazo cyiza cyane. Katedrali aba ari imwe muri diyoseze. Yego. Bazilika zaba nyinshi. Ni ukuvuga ngo muri buri diyoseze umwepiskopi, umukuru wa diyoseze, umushumba wa diyoseze n'umwe, nubwo yagira 4 5 bamwungirije bamwunganira, n'abari abepiskopi rwose barahawe iryo sakramento ry'ubwepiskopi, ariko katedrali aba ari umwe, zitukwamo nkuru. Yego. Bivuze ngo birashoboka ko nko mu Rwanda twagira bazilika nk'urugero, hakaba bazilika yitiriwe wenda nyina wa Jambo Ikibeho. Yego. Kandi bishobora no kuzabaho, hakaba bazilika yitiriwe nyina wa Jambo Ikibeho. Ariko katedrali icyicaro cy'umwepiskopi kiri hariya Nyamagabe Gikongoro. Ikindi kandi
ntabwo wagira katedrali ebyiri ngo iyi ni katedrali imwe indi katedrali ya kabiri nk'aho hari abepiskopi babiri bashinzwe diyoseze. nka Madrid ifite abepiskopi 4 bungirije, yego, bakaba bungirije umwepiskopi umwe mukuru, Cardinal Archevêque wa Madrid. Ariko abo bamwungirije nubwo n'abepiskopi mbese n'abavandimwe mu bareshya, yego, n'abavandimwe mu bareshya, ariko hakaba umukuru muri bo, umukuru mu bareshya, akagira katedrali icyicaro cye. Noneho na wa mwepiskopi wundi umwungirije niba atanze amasakaramentu akicara muri ya ntebe akavuga ati n'umwepiskopi wacu kanaka agasabira wa wundi mukuru wabo. Kuko ni ngombwa zitukwamo nkuru. Mu yandi magambo ntago bazilika zose ariko ari katedrali. Yego. Nk'i Roma hari bazilika zigeze mu 10 ngira ngo cyangwa zirenga. Yego. Ariko hari katedrali imwe ya Roma ya Saint Jean de l'Arc. Ntago ari imwe ya Vatican. No, Vatican ntago ari katedrali. Hariya hashyinguye Petero. Yego. I Vatican ntago ari katedrali, ntago ari cyo cyicaro cy'umwepiskopi wa Roma. Yego. Icyicaro cy'umwepiskopi wa Roma ni Saint Jean de l'Arc. N'inshaka ni katedrali yitwa Saint Jean de l'Arc, nubwo nayo ifite titre ya bazilika. Yego. Murakoze cyane. Noneho mu mihango yo gushyingura nyir'ubutungane Papa Francisco twabonye mu byo bamushyinguranye hari icyo umuntu yakwita nk'ikizingo bashyize ku murambo we, barabona barapfundikira. Abantu bakomeje kwibaza batese ni iki bishatse kuvuga iki? Nta kindi kintu gishya, nubwo nyine bitera amatsiko. Abantu wenda bakaba bagira ngo hari ibidasanzwe, wenda hari indi mihango yihariye kuva ari papa. None se kiliziya yemera izuka, nta manyanga, ntaki. Buri papa akora testament, cyo bita umurage w'uko azashyingurwa iyo bishaka. Icyo bafite impapuro zihariye bandikaho, akora umuzingo nawe yapfuye nabyo, kuko baba bifuje icyifuzo cye bagishyize mu bikorwa, nako baramushyingurana kuko aba ari icyifuzo cye bwite cyihariye. Ashobora gukora nk'inyandiko barage cyangwa se umurage, icyo bita testament ebyiri. Yego. Akaba hari icyo bita umurage wa roho, ubuzima bwa roho cyangwa ubushumba, akavuga ati kiliziya uzansimbura se yazite kuri iki nari ngejeje aha, nifuzaga ibi n'ibi. Ashaka kuvuga ati ndasaba imbabazi wenda kubyo ntujuje kandi nicyo kiranga muntu, muzansabire se. Icyo ngicyo ni umurage tubika no mu bitabo tukasoma. Ariko hari n'umurage nk'uwo nguwo wihariye uko arashyingurwa, nicyo cyicyo ngo bashyize aho ngaho kugira ngo bamushyingurane nabyo, kuko biba byakozwe. Nta kindi gishya. Yego. Mu ishyingurwa rye twabonye abategetsi bakomeye b'ibihugu, yewe barimo na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, twabonye abaperezida b'abanyaburayi, twabonye abaturutse ku mugabane wa Afurika. Padi, kuba umuhango w'ishyingurwa rye waritabiriwe n'abakomeye cyane, ibi bishatse kuvuga iki by'umwihariko kuri Kiliziya Gatolika? Kiriya kintu rero rwose muvandimwe n'abandi bavandimwe badukurikiye, abakunzi ba Radio Mariya Rwanda, ni ikintu gikomeye. Hari abakuru b'ibihugu, abaperezida, tutavuze ba minisitiri w'intebe, tutavuze abandi bahagarariye ibihugu byabo, tuvuze abaperezida gusa. Yego. Hari abaperezida bageze muri 50. Yego. Harimo na perezida wa Amerika Donald Trump, harimo na bara Zelensky ba Ukraine. Ibyo bihugu twumvamo intambara n'iki, ahubwo papa yabaye umuhuza. Urupfu rwa papa rwabaye rwose, navuga urupfu Pascal wa nyani, ni Pasika koko rwahuje abantu. Hari abami bageze mu 10. Yego.
ubu nabo ni ibikomerezwa nyine n'abantu nabo bakomeye. birumvikana. hari abandi bategetsi b'isi, ntavuze abaperezida gusa, ntavuze abami gusa, abandi bategetsi ba minisitiri w'intebe, abandi ba minisitiri, abandi abahagarariye imiryango mpuzamahanga bagera mu 150. Yego. Ntabwo ngiye kuvuga abepiskopi, abakardino, bo bari benshi cyane, abapadiri, abakristu baturutse imihanda yose hirya no hino, mu ndimi zinyuranye, mu mico inyuranye, mu moko anyuranye. Yego. Batubwira ko barengaga gato abari kuri urwo rubuga rwa Mutagatifu Petero 250. Kuko twabonye ko ngo hari n'igihe byageze Vatikani barayifunga, ntihagire undi muntu wemera kubera ubwinshi bw'abantu bari bahari. Ubwinshi bw'abantu bivuze ngo 1/4 cya miliyoni, munyumvira abantu miliyoni. Yego. 1/4 cya miliyoni cyari kiraho. Tutabaze ababikurikiranye ku mbuga nkoranyambaga harimo na za televiziyo. Yego. Icyo kintu kivuga iki? Mu bihugu by'i Burayi bamwe bagiye bafata iyobokamana nk'ikintu prive. Ikintu prive ni ukuvuga ni ikintu cyawe, ntago kireba abandi, ntugomba kucyamamaza, ntugomba kukigaragaza. Ni nk'uko waba wambaye agasengeri k'imbere ntawe kareba, ntawe ugomba kukabwira, mbese bibane ntibindeba. Bamwe bagiye batukwemera bagafata iyobokamana bakagira ngo Yezu Kristo ni prive, ni ibyawe byihererane. Ariko urupfu rwa Papa Francisco rwerekanye, atari na Francisco gusa, yaba ndetse na Benoît XVI, yaba na Saint Jean Paul II n'abandi, urupfu rw'abashumba ba Kiliziya rwerekana ko ibyo bamwe bavuga bahakana Imana, bigira abapagani, bigira abantu b'indeba, bigira iby'Imana ntibitureba, ibya Kiliziya ntibitureba, bitwereka ko burya babivuga mu magambo nyamara bibareba. Yego. Icyo ni ikintu nkuramo. Icya kabiri, urupfu rw'umushumba nk'uwo atari na Francisco gusa rwerekana ko n'abadakunda Kiliziya Gatolika, n'abayirwanya, n'abatumva ukwemera kwayo, batumva Yezu Kristo twamamaza, byanga bikunda urupfu rwa Papa rurabareba, n'itorwa rya Papa rirabareba. Usanga ahubwo ari bo bakurikira cyane. Muzarebe no ku mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda, ugasanga abatumva ukwemera Gatolika nyamara barimo gukurikirana ayo makuru ahubwo kurusha bamwe mu bakristo Gatolika. Cyane rwose. Ibya Papa bigushishikaje se? Nawe uramwemera, nawe uramukunda se? Oya simukunda, oya wamukunda utamukunda, ariko wemera ko ari umusimbura wa Petero. Niyo mpamvu bikurikirana, kuko hari abandi bayobora andi matorero n'amadini bapfa ntitunabimenye, n'isi ntibimenye. Cyane rwose. Batorwa isi ntibimenye. Niyo mpamvu umuntu yabishaka atabishaka, icyo nakuramo ni ukwemera kwa Kiliziya Gatolika, ni ukwemera guturuka kuri Yezu Kristo gushingiye ku ntumwa, twabishaka tutabishaka. Yego. Ikindi nakuramo ni uko usanga koko ari intumwa y'amahoro, kuko kubona umuntu n'umukuru w'igihugu wapfa hagahurira abo bantu, agahuza imiryango gutyo, akaba intumwa y'amahoro, intumwa y'amizero gutyo, yewe biragoye. Ahari yahitagirwa umutagatifu ako kanya, aba yari umukuru w'igihugu, ibyo byitabiriwe gutyo. Ikindi dukuramo ni uko burya ivanjiri, muribuka yavanjiri wa mugani w'umubibyi, koko ni ukubiba hose. Ivanjiri twigisha twese ababatijwe, ntawamenya, hari igihe igwa no mu matwi y'ibihangange, wenda bakaba bakwigira ntibindeba, ariko ntago habura kinjira. Yego. Mwumvise bamwe inyigisho Cardinal Doyen w'inteko y'abakardino, inyigisho yatanze avuga rwose, ni umukambwe w'imyaka 91 uriya watanze inyigisho. Yego. Inyigisho yatanze avuga ati intambara kuri iyi si bategetse muri hano
Papa Francisco yavuze ko intambara kuri iyi se ahaba intambara hose mujye mumenya ko mwatsinzwe n'esheki yanyu, nubwo waba wabashe kuririmbura abantu n'intwaro, nubwo waba ubona uri umunyamaboko ushoboye, ariko intambara kuba abantu hagati yabo barwana bakicana n'esheki ni ikimwaro kuri twebwe tujye tubimenya. Ese ni gute abantu bari mu ishusho y'Imana twahura mu muhanda tugatemana tukarasana tugakubitana, uva amaraso nanjye nkava ndi nsitara gato ndapfuye we ariko njye nkakwica. Neza n'esheki ni ugutsindwa, niko Papa Francisco yavuze. Mujye mumenya ko twatsinzwe rwose igihe habaye intambara, ni ikimwaro kuri twese. Yego. Murumva umushumba utinyuka kuvuga gutyo mu bihangange by'iyi si, cyangwa akavuga ati ntago ibintu imitungo, amafaranga bishobora gucungura muntu ku buryo byageraho umuntu amena amaraso kubera ibintu. Yego. Ayo maraso ameneka kubera ibintu agera imbere y'Imana agatabaza akaboroga kugira ngo Imana itabare bwangu. Kuba rero hari abo bantu bose baturutse imihanda yose kandi mu byiciro binyuranye by'abantu, mu byubahiro byabo binyuranye, ubwabyo byerekana ko atari urupfu rwabahuje ahubwo ari na Pasika. Yego. Kuko urupfu ruragapfa ntawe ukwiye kurwimbaza. Duhimbaza Pasika, tuhimbaza intsinzi y'urwo rupfu twatangarijwe na Yezu Kristo ubwo azutse mu bapfuye. Ikindi nabonye ko abahakana Imana babivuga ku mugaragaro bati duhakanye Imana, byanga bikunda bafite uburyo ibakoraho inyuze mu bantu banyuranye kandi bayo, nibura bagatekerezaho gato nubwo nyuma basubira mu byabo. Yego. Murakoze cyane Padi, nk'uko mwabitubwiye mu kiganiro cy'ubushize, nyuma y'urupfu rwa Papa hakurikiraho inama y'inteko y'abakaridinari, mwatubwiye ko yitwa Congregation Generale, ikaba ari inama n'undi itegura umuhuro w'abakaridinari batarengeje imyaka 80 bajya mu cyo twita conclave kugira ngo batore Papa. Hanyuma iyi nama Congregation Generale ibigamije iki? Mwongere mutwibutse Padi. Nk'uko twabiganiyeho mu kiganiro cyaherukaga, twabonye ko mu gushyingura Papa uko bitegurwa, Karidinali Kamererenge yafatanyije na Karidinali ukuriye abakaridino, mbese duwaye w'abakaridino n'abandi bose abiyemeje guhita bihuta bagahurira i Roma bategura uko ashyingurwa bagafatanya. Ndetse inama ya mbere mwumva ukuntu yitabiriwe mu gutegura imihango yo gushyingura Papa Francisco, bahuye ari 60. Yego. 60 bakora inama hamwe. Ubwo rero abandi bari mu nzira. Ubwo rero igikurikiyeho kuri uyu wa kabiri nibwo bazahura, noneho batangire Congregation Generale. No kuvuga ni inama z'abakardino bose, ariko ari abemerewe kuzinjira mu cyumba cy'itora. Twibuke ko abemerewe gutora no gutorwamo Papa ari 80. Yego. Abari munsi ntabwo ari abantu 80, ahubwo ni abari munsi y'imyaka 80, abatarengeje imyaka 80. Abo babemerewe kwinjira mu nama bita conclave, mu cyumba cy'inama bita conclave, batoreramo Papa, bakaba banatorwamo Papa umwe, ariko bashobora no gutora Papa umwe mu atinjiye muri cya cyumba. Kwangwa n'uwakwibona yatowe atari imbere mu batora, arengeje imyaka 80. Arengeje imyaka 80 bakaba bamutora rwose yibereye hanze, we atatoye, watemerewe gutora. Yego. Kuko hatora abatarengeje imyaka 80. Ariko kubera kugira ngo habe ibitekerezo bya benshi hirya no hino, ubundi mu gutora Papa bagomba kureba kuvuga rumwe na Kristo, umuntu uri mu bumwe na Kristo na Kiliziya. Yego. Kandi bakareba ku bantu Kiliziya ibereyeho bari mu bihe babayeho bate,
bashimishijwe n'iki, bashikamiwe n'iki, bafite ikihe cyerekezo. Ntabwo ari ukureba umuntu usenga gusa, ni ukureba umuntu usenga ariko isengesho riri mu buzima bwa buri munsi, kandi wamurikira ibi bihe turimo akabimurikira akoresheje ivanjiri. Niyo mpamvu kuva bamaze gushyingura papa bagomba guhura bose ababishaka. Bageze muri 200 na yego n'abarengeje imyaka 80, buri wese bamugenera iminota iyo afashe ijambo, yego 6 cyangwa 7, biranditse byose, ni ibintu bya Kiliziya bisobanutse. Agatanga igitekerezo cye, uba benshi bagenda bateguye impapuro uko abona Kiliziya ihagaze ite, n'ibintu 3. yego Twari hehe, twavuye he, turi hehe, turagana he. Muzi ko ari gusubiza amaso inyuma, twavuye mu bihe, twanyuze mu bihe bihe, Kiliziya yanyuze mu bihe bihe, ubihagaze ite. Noneho dukurikije uko ihagaze muri ibi bihe turimo, yagana hehe, iyongezaho ubutumwa ryagana hehe. yego Buri wese muri babandi, yaba ari umukambwe rukukuri, yaba ari ukiri mutoya, bose bagatanga ibitekerezo ntawe banigana ijambo. Mutagatifu Papa Yohani Pawulo wa II byose yarabyanditse uko bigenda. yego yagiye avugurura mbese amategeko yahozeho. Noneho bagakora inyandiko, bakagenda bakusanya ibitekerezo, hazamo kudebata, mbese kwiga ku ngingo, kujya impaka, icyo bita kujya impaka, atari izango turwane, ahubwo impaka zubaka ati nyamara iki ngiki n'ikihutirwa, iki kirihutirwa, nyamara wakora gutya, uwajya hatowe yashyira imbere iki n'iki, dore iki n'iki kirihutirwa, nyamara hariya dore gutya na gutya. Urumva ko harimo demokarasi, kandi noneho baba baturutse mu bihugu binyuranye hirya no hino bitandukanye. Noneho barangije gukusanya ibitekerezo byose, bamaze kubyegeranya mu byitwa Congregation Generale, bati noneho rero abarengeje imyaka 80 mwakwigira muri gahunda zanyu. Hakinjira mu cyumba cy'itora bita conclave abatarengeje imyaka 80, yego bagafunga, bakagumamo, ku buryo ku munsi bemerewe gutora 4 buri munsi. yego mbere ya saa sita batora 2, ya ntawe ubonetse utorwa kugira ngo yemerwe nka papa, aba afite 2/3 by'amajwi, 2/3 by'abari aho ngaho batoye. yego nk'ubu hazatora abakardino 133 abemerewe gutora, dufite n'urutonde rw'amazina yabo. Abemerewe gutora ni 133. Papa uzatorwa agomba kugira amajwi atari munsi ya 87. yego ku munsi rero batora 4, mbere ya saa sita batora 2 kugeza igihe papa abonekeye, birumvikana. Nyuma ya saa sita bagatora 2, no gutora ku dupapuro bagashyira mu kantu nyine nka kora dutora bisanzwe. Akaba 3 babarura amajwi, bagatangaza bati ntawe yagejejeho. Ubwo twa dupapuro batoreyemo bakadutwika, ni twa dupapuro batoreye bakadutwika. yego hari produit bashyiramo z'umukara, bikazamuka ari umukara, tukamenyera hanze tuti ntawe ari waboneka. Nta bundi bufindo bundi buba, kuko abakardino bajyayo barabitubwira, baranabyandika kandi birananditse. yego Iyo rero batoye iminsi 3 yikurikiranya nta utorwa, yego murumva baba batoye inshuro zingahe? Ubwo mubare ko ku munsi ari 4, ni 4, ubwo ni 12. inshuro 12 zose nta uboneka. Bahita bafata pause, bagahita bafata umwiherero. yego bafata igihe cyo kwiherera gikomeye imbere y'isakramento, bagasenga kugira ngo Roho Mutagatifu akomeze abamurikire. Ariko n'ubundi baba bakiri muri ya conclave. ngo iki narimbaje nti n'ubundi bafata uwo mwiherero bakawukorera n'ubundi muri cya cyumba cy'itora. baba baguma aho ngaho
bacumbikiwe muri chapelle muri inzu ya Sainte Marthe aho abakaridino baba bafite ibyumba byabo, ariko badasohoka ngo bajye hanze ngo bajye kureba ka miti, bagiye kureba gake kugura akantu, oya, baba baguma uwinjiyemo aho ngaho n'abaganga babavura baba bari aho hafi ku buryo bakuvurira, reka bikomeye cyane kuko abari mu ibanga rikomeye. Ikindi kinteye kwibaza muri ya Congregation Generale kwa gutanga ibitekerezo mu byisanzure, ntibishoboka ko umuntu ufite amahirwe yo kuba yaba papa agaragarira muri iyo nama bigendeye ku buryo abantu bagiye batanga ibitekerezo? Ahubwo aho rero niho habera demokarasi, kuko nta wiyamamaza ngo avuge ngo njye ndiyamamaje kuko n'abakaridino ntabwo ariko bose baba baziranye. Hari ababa babaye abakaridino hashize igihe gitoya, yego, kuko bose siko babiroma. Hari abashinzwe amadiyoseze yabo, bari n'abepiskopi hirya no hino mu bihugu byabo, niho abantu bamenyera ibitekerezo uko kiliziya hirya no hino ihagaze, yego, niho haba kuvuga uti iki n'iki nawe ukumva ko umuntu ufite ingingo zifatika kandi koko zigaragaza uko kiliziya yariho, uko iriho mu bihe by'ubu, nuko ejo yagira ikindi cyerekezo cyiza. Abenshi naho bagaragarira, yego, naho bagaragarira ko umuntu akavuga ati burya muzi ko burya oshoke des idées jaillit la lumière, no kuvuga ngo mu kuganira mu kungurana ibitekerezo hazamo urumuri. Hari ibyo uvuga uti ndumva igitekerezo cyanjye aricyo gifite ishingiro, abandi baguha ibitekerezo ahubwo ukumva haburagaho akantu kandi kibanze. Yego. Nahoze nyuza amaso mu bitangazamakuru mpuzamahanga bitandukanye bagerageza gukora intonde z'abantu babona bashobora kuvamo papa, ariko abenshi nabonaga bahuriza kuri Pietro Parolin bakagaruka kuri Robert Sara. Namwe niko mubibona padi? Ngewe rero ntacyo nabivugaho kubera ko abanyamakuru nyine baryoshya ubuzima n'ibiganiro, yego, bagatangira bakavuga abantu kubera uburyo bagaragara, inyandiko banditse, imyanya bari bafite, ariko i Roma bakunze kuvuga ngo bose abajya gutora binjiramo ari ba papa, kandi ukuri nibyo. Niba winjiyemo ujya gutora nawe ushobora no gutora, yego, ariko bose uretse umwe basohokamo bakiri ba karidino, uretse umwe usohokamo ari papa. Ubwo rero roho w'Imana aba atugeneye udushya twinshi twiza, ku buryo abantu nyine bitangira ibitekerezo ko bishakiye batikanaka bakameza nk'abamamaza, ariko roho w'Imana bafite uko agena ibintu n'aho kwerekeza kiliziya. Hari abavugwa cyane, hari n'abatavugwa, nyamara roho w'Imana akaba yadutungura ku buryo bwiza, abo batavugwa ukabona hajemo umwe. Yego. Ntacyo rero cyo nabivugaho nk'umusaseredoti. Roho w'Imana n'igisanzure, yego, akorere mu bakaridino, ahubwo tubasabire kugira ngo nabo bumvire roho w'Imana. Roho w'Imana azabakoreshe, bamworohere, tuzabone papa uvuga rumwe na Kristo, kandi uranga Kristo, umuranga wa Kristo muri ibi bihe turimo. Yego. Atari umuranga gusa, ahubwo umuhamya wa Kristo muri ibi bihe turimo muri kiliziya ye. Yego. Hanyuma padi, iyo noneho bamaze gutora papa kaboneka, hakurikiraho iki mbere yuko wenda tubona umukaridinari uza gutangaza yuko habonetse papa? Iyo rero bamaze kumutora yagejeje kuri bya 2/3 by'amajwi y'abatoye, 2/3 by'abatora, yego, bamubaza niba byemeye. Ni liberté n'ubwisanzure, yego, byagiye bibaho mu mateka ya kiliziya ko hari abo bagiye batora bakabyanga, yego, bakongera bagatora, tukabimenya nyuma baritabye Imana, bakavuga ati mwari muzi ko uyu yigeze gutorwa akabyanga. Iyo rero bamubajije akabyemera, ahitamo izina, yego,
ahitamo izina, buri zina riba rijyanye n'umurongo azafata. Muzi ko n'ivanjiri imwe ya Kristo abashumba ba kiliziya bose babereyeho, ariko buri wese akayishyira mu bikorwa, mu ngiro, biturutse n'umuco we, mu rurimi rwe, mu bumenyi bwe, mu kwemera kwe, muri temperama ye, muri karagiteri ye, mu mimerere ye, mu mivugire ye, mu miterere ye, mu mikorere ye. Ahubwo aho bituma dutangarira Imana. Mutekereze Imana umushobora byose, se w'umwami wacu Yesu Kristo, ikoresha abantu, igakorera mu bantu banyuranye b'ibihe byose, kandi igakomeza kuba Imana imwe. Twebwe ugira gutya, wabumba nk'akantu, niba ari akantu nyomoye, niba ari n'itafari rikaza risa n'irindi bisa, ahubwo utekereza kurema abantu n'abantu b'impanga, ugasanga hari akantu banyuraniyeho gatoya. Yego. Ku buryo Imana wavuze ngo ni umubumbyi w'igihangange utajya bumba ibintu bisa, kandi ntabumbe ibintu byinyuramo byirwanya, buri wese akaba ari ishusho y'Imana kandi yihariye. Niyo mpamvu rero buri papa iyo abyemeye agahitamo izina, aba avuga ati uburyo nihariye n'uburyo ntowe kugira ngo nkomeze inkuru nziza ya Kristo, nyobore kiliziya ye, nanjye ndumva nafata aka gace, ndumva nafatira hano, agafata izina rijyanye n'umurongo ashaka kwerekeza mu kiliziya. Niyo mpamvu buriya iyo papa yitabye Imana tuba twinjiye mu kindi gihe gishya noneho. Yego. Ikindi gihe gishya, ariko mu ruhererekane rw'inyigisho n'ibyiza bya kiliziya bikomeje. Ntabwo avuga ngo ni kiliziya kigiye gutangira, ni inyigisho nshya, oya. Ni Yezu Kristo umwe muri kiliziya ukomeje, ariko mu bihe bishya tuzinjizwamo na papa tuzabona. Yego. Mwatubwiye ko Congregation Generale izatangira kuwa 2. Haba hari amatariki ateganyijwe y'igihe noneho conclave izatangirira? Ntabwo bishoboka guhita kuba batangaza amatariki y'igihe y'inama nyirizina yo gutora no gutorwa papa izabera, kuko biterwa na za Congregation Generale. Bizaterwa n'igihe b'abakardino abemerewe gutora n'abarengeje 80 bose bahura hamwe bagatanga ibitekerezo. Bizaterwa n'igihe ibitekerezo mbese barangije kubitangira, buri wese yumvishwe, ntawe baniganye ijambo ngo bamwibagirwe. Ariko ubundi bakunze kuvuga hagati y'iminsi 15 na 20 papa yitabye Imana. Uwari uhari yitabye Imana. Murumva ko bafata iminsi 9 bita ikigandaro y'icyunamo. Yego. Aho haba ndetse misa 9 zihariye abakardino bagenda basomera, bahimbariza muri bazilika zinyuranye basabira wa papa. Ubwo batangira noneho Congregation Generale, tutazi igihe zizamara. Nyuma yazo habe noneho conclave. Yego. Na conclave ntabwo wabwira mara igihe kingana iki gutya, n'ababwiciro batora biterwa n'igihe papa abonekeye. Ndagira ngo tugane ku musozi, ariko hari ubundi butumwa n'ubundi mwatubwira mu byo tutababajije ariko tudasobanukiwe mu bijyanye n'iki kiganiro turi gukora, mwatubwira. Mu ivanjiri y'iki cyumweru cya 2 cya Pasika aricyo cy'impuhwe z'Imana, impano rudasumbwa, impano z'ikirenga Yesu yatanze amahoro, ati nimugira amahoro. Yego. Impano y'amahoro atangwa n'Imana yonyine, kandi isi idashobora kuduha, isi idashobora no kutwamara. Yesu atanga indi mpano, ati Roho Mutagatifu. Atanga indi mpano, ati mbakije ibyaha kandi mbahaye namwe ububasha bwo gukiza ibyaha mu izina ryanjye, twunze ubumwe. Atanga indi mpano, ati munkoreho murebe, ntabwo ndi umuzimu, murebe ahanyuze imisumari, murebe aho bakomerekeje, murebe. Dore igihe yabwiraga Tomasi. Yego. Yesu Kristo wemera ko tumukoraho, noneho twe bikarenga kumukoraho, ahubwo tukamukozaho ibiganza byacu, ururimi rwacu, tukamurya, tukamuhazwa muri Ukaristiya ntagatifu. Uwo Yesu waduhaye izo mpano, Roho Mutagatifu, Ukaristiya ntagatifu, penetensiya, amahoro muri kiliziya, ubumwe, ni nawe uyobora kiliziya. Dusabe kugira ngo amurikire abakardino. Nicyo navuga,
azatore neza, batore bavuga rumwe na Roho Mutagatifu, uwo Roho w'Imana azabereka. Dusenge nta kindi, dusenge tubatsabire, dusabire kiliziya. Yego Padiri, reka tubashimire rero, kandi by'umwihariko tunashimira umusanzu mukomeza kudutera muri iki kiganiro agaseke k'ubumenyi, ndetse no mu minsi iri imbere tuzakomeza gukora ibindi biganiro ku ngingo zitandukanye. Mwatwemereye ko muzajya mutanga uwo musanzu, turabibashimiye cyane. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Pasika ya Nyagasani ikomeze dutere ishema, kandi kiliziya ya Kristo dutere ishema. Buri wese ahari nyamuneka ajya kuvuga dawe uri mu ijuru ndakunamutsa Mariya, asabira kiliziya kugira ngo ikomeze ibe ishingiro ry'ubumwe, ry'ubutagatifu, ndetse n'icyerekezo cyiza dufite muri Nyagasani. Yego, murakoze cyane. Ni rero dusoreje ikiganiro agaseke k'ubumenyi. Njye ni Twakizimana Faustin, ariko twari kumwe na Padiri Niyonsenga Theophile, n'umupadiri wa Diyoseze Gatolika ya Nyundo, akorera ubutumwa mu gihugu cya Espagne. Yatuganiriye byinshi cyane. Reka mbifuriza amahoro y'Imana.